Itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu. Ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Kuva mu itangiriro, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Aba barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Iri torero muri Bibiliya rigaragara kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Njye ndi Sami Celestine, mbahaye ikaze. Mbere yuko twimbika muri iki gice cya mbere cy'amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, reka turebe aho ryahereye kugira ngo rigere hano iwacu. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare rukomeye n'umugabo William Miller. Yavukiye i Pittsfield tariki ya 15 Gashyantare 1782. Yari umuhinzi, aza no kuba umukapiteni mu ntambara yo mu 1812. Yaje kwinjira mu itorero ry'Ababatisita, gusa ntiyakomerera. Yari yariyize ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 8 umurongo wa 14, hamwe havuga ngo, arabasubiza ati, bizageza iminsi 2,200 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera bubone kweza. Kubw'ibyo yaje kwemeza umunsi n'itariki byo kugaruka kwa Yesu, biza guhinyuzwa na mugenzi we Hiram Edson, bitewe n'ibonekerwa yagize ari mu murima w'ibigori. Abona Yesu ava ahera ajya ahera cyane ho mu ijuru, mu cyimbo cyo kugaruka kwe. Izina Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatoranyijwe n'iri tsinda ryarimo abandi nka Ellen G. Harmon, Joseph Bates, James White, John Andrews n'abandi nka Uriah Smith tariki ya mbere Ukwakira mu cya 860, ariko ryemezwa 21 Gicurasi mu cya 863. Icyo gihe itorero ryari rifite abizera gusa 3,500. Ese ni mpamvu ki yatumye bitwa iri zina? Basanze ari ngombwa gukomeza gutegereza Yesu. Ni nabwo busobanuro bw'ijambo Adventiste. Ikindi, basanze amategeko 10 yose agomba kubahirizwa, harimo n'irya 4 ryibutsa abantu kuruhuka umunsi w'isabato ari wo wa karindwi. Uretse ibyo kandi, icyo gihe abari bategereje kugaruka kwa Yesu bari uruhuri, niyo mpamvu bagombaga gushyiraho itandukaniro. Ngayo nguko rero, tugaruke hano iwacu mu Rwanda. Iyo ugiye mu mateka y'itorero ry'Abadiventiste hano mu gihugu cyacu, akenshi humvikana Elie Delove na Henry Monnier. Aba bagabo nibo bazanye bwa mbere ubutumwa bw'Abadiventiste mu Rwanda, bahahanga za misiyoni, ndetse bagira uruhare rukomeye mu kwagura ivugabutumwa rirenga imipaka. Elie Delove, bitaga Deruve kubera kutamenya kuvuga izina rye, yakoze umurimo ukomeye mu ihangwa rya misiyoni ya Gitwe, ari nayo yabimburiye izindi, ikanaba umubyeyi wa Firidi zimwe ziriho ubu aho ni muri Firidi y'u Rwanda rwo hagati, Central Rwanda Firidi, ni mu karere ka Muhanga. Henry Monnier, uzwi ku izina rya Munyeri, uyu nawe yabaye umubimbuzi w'itorero n'ivugabutumwa mu gice cy'u Rwanda, cyane cyane rw'amajyaruguru. Haje no gushingwa misiyoni ya Rwankeri. Ubu ni muri Conference y'Amajyaruguru, North Rwanda Conference, mu karere ka Nyabihu. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, nibwo umubirigi Elie Delove yagejeje ubutumwa bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Amateka avuga ko akimara kubwakira, yumvise afite ishyaka ryo kuzabumenyekanisha, akabumenyesha abandi, by'umwihariko muri Afurika. Mu 1919 ari mu Bwongereza, yaje kumenyana n'umuryango wa Henry Monnier, amwemeza ko bafatanya umurimo w'ivugabutumwa inaha iwacu muri Afurika. Monnier nawe yarabyemeye, maze bashaka ibyangombwa batangira urugendo. Mu iherezo rya Werurwe, abo bagabo bombi n'imiryango yabo bafashe urugendo bavuye mu Bwongereza baje muri Afurika baciye amazi. Kubera ko ubwato bajemo butari ubwa kijyambere, byatumye urugendo rwabo ruba rurerure. Kuva i Dakar, amaherezo ubwato bwabo bugera Banana ku nkombe ya Atlantika, aho uruzi rwa Kongo rwisuka. Ngaho bageze i Boma na Matadi, bafata gari ya moshi ibageza aho bafatira ubundi bwato, berekeza Stanleyville, Kisangani.
ngabo bageze Tanganyika baciye Luaba, baba bahafatiye ubundi bwato bubageza ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, maze bakoresha amaguru berekeza i Cyangugu mu Rwanda. Bageze i Rubengera kuri misiyoni y'abaprotestani basanga baratashye kubera intambara. Rero yari afite uruhushya rwo gutuma aba muri iyo misiyoni, nuko we na bagenzi be bagize iyo miryango yombi baca akabodi, abagore, abagabo n'abana baranatura. Bamaze gushira amavunane bagiye i Kigali basaba ko bafata misiyoni 3 z'Abadage, ni ukuvuga Rubengera, Kirinda na Remera Rukoma, barabyemererwa. Umuryango wa Delove uhise wimukira Kirinda, uwamoniye usigara Rubengera cyane ko umufasha we yari yaragize ibibazo nyuma yo kubyara, bidatinze aranapfa. Ako gahinja gasigara karerwa n'umuryango wa Delove. Mu bice bikurikira tuzareba itangira ry'umurimo w'ivugabutumwa wari wabazanye, ihwanga rya misiyoni zitandukanye no kwaguka kw'ivugabutumwa muri rusange. Nitwa Sami Celestin.